umukecuru n'umusaza muri kubareba baba mwiza urebe neza atazamugutwara nawe ukimutwaye waramukundaga se naramukundaga iyo ntamukunda se mba naragiyeyo ko yari umusore mwiza se nari kumubenga tutamureba gutya ntabwo nagombaga kumwangarira nose nari kumwanga nkamusiga we abandi barabata cyane cyane abakobwa bo mu mujyi ntabwo nase ni ukuvuga yuko hari undusha kuwuvukamo se wamugani siho narerewe se siho navukiye se ariko ntabwo namwanga kuko burya mbere mwe mumeze neza twari tumeze neza pe ni ukuri kw'Imana muri abakungu ariko dufite amatungo dufite ibyo kurya ariko ukuntu byayoyotse ntuze kubimbaza umuhamagara ngo sheri nyine oya sha ni ukuri kw'Imana rwose uziko ibyo biryoshye ngo ni kiswiti yego sha uziko muri couple nziza uziko muryoshye di ako gashyi k'urukundo ni ukuri kw'Imana niko nako yaguhibye niko kwita no mu rugo ngo switi ariko ibyo ni iby'ejo bundi bya switi tubimenye ejo bundi mbasha ariko sheri yahozeho sheri yakwise sheri kuva kera sheri yahozeho Mana ishobora byose ngo tubwire rero umunsi wa mbere w'urugo rwanyu wari umeze ute mama switi uraho neza sheri ako kantu ku myaka 65 mumaranye uracyamwita switi kumva biravamo neza cyawo ahubwo ni waryoshye yego uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari ibisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesite. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro nkuru yanjye, nikaze muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye. Ibi byiza kuri buri munyarwanda, umurundi, umukongomani, umugande, umutanzania uri kutwumva muri kano kanya n'undi wese naba nibagiwe. Ibi byiza kuba twumvira hanze y'u Rwanda mwese yambo n'abatwumvira mu gihugu cy'u Rwanda. Twizere ko mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Uyu munsi ndi kumwe n'iyi couple. N'aba bantu babiri ni umugabo n'umugore bamaze imyaka barashakanye myinshi cyane. Barabanza batwibwire. Muze muraho neza? Amahoro. Yego, ukomeze ugafate gutyo rwose. N'amahoro n'amahoro meza. Nk'uko gafashe. Yego. Umeze neza? Meze neza cyane. Yego, ugezaho aho. Yego. Aha.
yego witwa gute muzehe? Nitwa Munyangango Manuel. Munyangango Manuel. Yego umukecuru wawe yitwa gute? Yitwa Adela Mukanyima. Adela Mukasine. Mukanyima. Mukanyima. Ubwo nagize ngo ni Adela Mukasine baririmbye. Niko muzehe. Nagize ni Adela Mukasine twumvaga. Oya. Mukecuru byamusekeje neza neza. Amakuru se meza. ukuntu muri beza cyane. ni ukuri baba umugore mwiza. urebe neza atazamugutwara. ntawe ukimutwaye. nawe ukimutwaye kubera iki? kuko namushatse ari mutoya, ari muto afite imyaka 15. ariko ubu ngubu baba barafunze. wamufashe ku ngufu muzehe? oya, namusabye se na nyina. tugere mu rukiko. mujya mu rukiko turasezerana. 15 se ni karakana kweri? karakana yarakuze. wowe wari ufite imyaka ingahe? naka ntabwo nabimenya. wavutse muri 32. uyu munsi ufite imyaka 94. uyu munsi ufite imyaka we yari afite ingahe? ntacyo mwashakanye ryari? 6 ndebera 6 igihe yari imyaka yari afite di. yego aha yari afite imyaka 15. wamukunze ute se ubundi muzehe? kumukunda aho nakoraga hamwe n'iwabo. wakoranaga n'iwabo? habugufi yaho. yego nkorera umuntu w'umuforomo umuganga. yego ubwo ngubwo noneho nza gutaha. utekereza gutaha? ni mu rugo iwacu. yego hanyuma umuntu w'umuranga witwa Zakariya aradiyeni, ariko nanjye n'abagore abo. yego nanjye n'abagore babiri. wari ufite abagore babiri? nawe uyu ni uwa gatatu. ye baba we. nuko yego ati uwo mugabo Zakariya ati njye nakuno ndafite umukobwa ari witwa ndetse ati na Adela. Adela nzi niyo ati ntireka andagira n'umukobwa ntoya, izo ngaho ndareba data wacu yariho ati jewe ni abantu bakuruze. yego washatse wamushatse ko ari umugeni ukamushaka. ubwo nari mfite urutoki nawe ibitoki bigiye bitoki ndabyenga birareta ndatara urwagwa. yewe urwagwa rwahiye rwabaye neza. yego ni kumwe na mukuru wanjye ntimujya kunsabira. yego bagenda baramusaba. yego ufite abagore babiri? nari ntanye na babiri. wari utanye nabo? aguko kawukanye. kubera iki mwatanye ubwo? ubu ni mo itabishatse. ubwo ntabwo wabananiye muzehe? oya babiri bose? abandi bose nabananira. nkabona mushoboye ari umwana nkaba ngeze igihe mufite wamugane ko mushajishije. yego nuko turabyara we. murabyara? turabyara kuko mubyara abana bangahe hamwe na Adela? nabakubwira nawe abana 11. bose baracyariho se muzehe? yego babiri barapfuye. ubwo ntimufite n'abuzukuruza ngo barahari? yego nuko rero nuko abana bo ariko abana bo nta kamaro bamaze. abana ntacyo bamaze? abana bo nta kamaro. yego none se mbwira muzehe, ugize gutya ushatse uno mugore wari wamukunze? cyane namukunze cyane. waje kumukunda cyane? wamukunze ute? kubara amajyanye n'ukundi urukundo ntabwo rw'ingingo. ntabwo rw'ingingo. ntabwo urukundo rw'ingingo. ntabwo rw'ingingo. none se abagore ba mbere ntabwo mwe mwarabyaranye? ntabwo mwe wabyaranye n'uyu nguyu? cyangwa umwana wawe nk'umwana. tuze gufasha uyu muryango. umusaza afite imyaka 94, umukecuru afite imyaka 79. ni umuryango mwiza ubanye neza muri kubibona. yagize ikibazo cya kanseri.
kugira ngo tumufashe rero mureke tubyiteho tubigire ibyacu. nimero tuza gutanga ya Yvette, turaza gutanga iyo Yvette kugira ngo dukomeze kugenda dufasha uno muryango, nibyo byiza. So reka tuganire n'umukecuru nawe atubwire ku nkuru nyine, batuganirire batubwire kuri story z'ubuzima byo baciyemo byose. Mukecuru muraho neza? Ndashaka kumenya ukuntu ahuye n'umusaza. Umwaka mwiza kuri twese mukecuru. Yego, ufite imyaka 79. Yego, ko mukiri batuzamurijwe. Rega twabayeho rwose, ntabwo nigeze ngera mu rugo iwe ngo nzindare, nta n'icyo navunitseho, mbese byose yasaga n'ubikora. Yego, agafata nk'abakozi bagahinga, nta n'ibyo narinzi. Sinenzi gutera intabire, sinenzi guhinga, ntabyo narinzi. yego, byose arabinyigisha, tubana gutyo. Mabukwe akaba yari ahari, akajya anyigisha uko batera intabire, akanyigisha uko bagosora. hano i Kigali? hano i Kigali? Njyawe kubera ko navukiye Nyarugenge, ibyo byose ntabyo narinzi. Ntabyo wari uzi? Ntabwo nzi guhinga, nasanze iwacu badahinga, nanjye mbarwa. Mbese wari umukobwa w'umujyi? Yego. Yego. None ahubwo rero, kandi wari mwiza icyo gihe biragaragara. noneho rero ubwo ngubwo nawe uragasimbutse. Yego, ikomereza. Yego. ubwo ngubwo rero turabana gutyo. nkajya ntwarinda ku yindi, mbese mbagize ubwana bungahe butanu. ubwo umwana wa gatanu niwe yacikiye akaguru. yagiye kwa muganga. icyo gihe harimo we mwaka? 72. 72. ariko we yagiye kwa muganga 71. Yego. noneho hasiga ntwite muri 72 nari maze kubyara uwo mwana. Yego. noneho ubwo ngubwo baragenda bamuca akaguru, araza. mbega ubwo ngubwo ubukene bugenda buza gutyo, aho amariye gucika akaguru. ubundi aza kwiga imigambi, aravuga ati wajya njya mu mujyi nkajya gushakayo agafaranga, wenda ko najya nkabona. kuko ajya mu mujyi, akajya ajya mu mujyi, nkabona azanye amafaranga. ese ayo mafaranga yakuye he? ati niyo abagiraneza bagiye bampaye, tubaho gutyo. Vivi, mbwira nimero telefone yawe ngende nyisubiramo abantu bayumve aka kanya. 078 19 56 355 niyo nimero ya Yvette ducisheho inkunga twafasha uno muryango. ubu tujye kwiganira rero. Mukecuru, ndashaka kumenya uburyo utuhi inkuru irambuye, uburyo uyu musaza ubwo yarakira umusore muri 60, muri za 60 yaje kugutereta. duha urwo rugendo rwanyu. kuva muri 60 uyu mugabo yakoraga iwacu, akora munsi nko munsi y'urugo. Yego. koko ibyo avuga ati yari umwana, nari umwana koko. Yego. kuko yaratekaga, tukajyana n'abandi bana, akatugaburira ibintu nk'ibyo. akaduha inkono ati ngaho nimugende mutora ibiryo byasigaye hariya, nkagenda nanjye nkarya. n'ubu ngubu ajya mbwira ati ariko wibagirwa ukuntu najyaga nkugaburira. Yego. ntereko ntukajye unsebye, ndakwiyamye. ubwo rero tuza gusabana. uwo musaza wandambagije yari data wacu, yari afite mama wacu. Yego. ubwo rero nari umukobwa munini ubyibushye umeze neza. Yego. mbese mfite igikuriro wagira ngo mfite imyaka 18. Yego. ubwo ngubwo ararambagiza, turabyemeranya, barambaza. ese uramwemeye? ntindamwemeye. Yego. niki cyatumye umwemera rero? nirwo rwa rukundo rujyaho rushaka. waramukundaga se? naramukundaga, iyo ntamukunda se mba naragiyeyo. Oya. ko yari umusore mwiza se. Yego. nari kumubenga. tutamureba gutya. tutamureba gutya yashaje. Yego. Okay, niki wabonaga cyiza cye uravuga uti uyu musore ntabwo agomba kuncika, bigatuma umwemera mu bandi bose? namwemeye nyine kubera ko ubu ni umuntu wese ntubuze umutima we. Yego. ariko kugeza n'iyi saha yanyeretse umutima we, kugeza urabona ko tukibana. Yego. ntawatandukanye n'undi, ntawatutse undi, ntawakubise undi. gusa impamvu ntamukunda ni okay, ukimubona ari umusore, wabonaga ko ari umusore ushaka kuba umugabo wawe? wabonaga ari umusore ushaka kuba umugabo wawe? nyine. Yego.
nanjye nabonaga asa n'ukuze none se iwacu ko bemeye ko bantanga ubwo bemeye kuntanga batazi ko nkuze si uko se yego nuko ubwo tujya mu rukiko mbese bazanye inzoga baranyweye tugeze igihe cy'urukiko turagenda turasezerana nuko wa mugani bati iyo haba nk'iki gihe baba baranamufunze kuko imyaka nose nafashe irangamuntu ndiwe nose umwana w'imfura wonse umwana w'imfura yego yego akana k'imyaka 15 se kubaka birakunda kweri yarabimbwirizaga nose ko natekaga nkateka n'inkono hariya nari nzi uko bagaburira n'umugabo yego akaza kumbwira ati ubundi wahishije yego ntibyahiye nara kutaranguturye yego ubwo nkarura nkicara hasi tukarya nuko kubera noneho rero no gucana nkacana ku nkwi kubera iwacu ko twamenye izo mbabura yego nkibagirwa no kujya gukoranya namara kubyibagirwa akambwira ati ubundi uratetse yego yego Yohana ntiharya hari inkono ku ziko we yego nkagenda ngakoranya cyangwa akagenda akikoranyiriza twari dufatanyije ni ukuri ko Imana nta kintu yavunishijeho akubera umugabo mwiza koko ni ukuri nta kintu yavunishijeho rwose n'imbere y'Imana yego nuko nubwo ubwangu ndakomeye ntabwo navunitse ni ukuri ko Imana ntabwo uko nari bayeho iwacu ni nako nabayeho ku mugabo nta kintu yamvunishije sinahinze ngo byaramvuni yego reka bajya bavuga ko abantu bakera batagiraga urukundo ni koko nibyo ngo abantu bakera ntibagiraga urukundo hagati yawe hari urukundo rurahari iyo rutahaba ntabwo tuba turi kumwe wari kwigendera nari kwigendera yego mugiye gutyo mubyara nari kubyara abana 11 mbona hari ikintu kirimo cyatena wapi banaraciye akantu yagukoreraga ukavuga uti uyu mugabo wanjye arankunda nanjye reka mukunde nkagaki ewe ni byinshi ntabwo nabirondora abamana we ese ko atanyambitse ubusa ese ko atatumye seba ese ko yangaburiye wa mana yo mwijuru we asanze afite ihene nyinshi ntabwo twasibaga kurya inyama yego twari dufite inkoko ntitwasibaga kurya inyama z'inkoko uri kumva mbese ubu namacira uruhe rubanza koko ntarwo mwari mutuye wumva wavukiye ku Gitega yego we yagushakiye hehe yanshakiye hariya muri Kigali mu Kigali yego okay ahantu bita mu Ruriba yego niho n'ubu ngubu mugitoye tubwira ubuzima bwanyu rero n'umusaza ukuntu bwaje gukomera kubyara abana no kuza gucika ukuguru uburyo byose duhura urwo rugendo mu kubyara abana rwose nababyaye gifite akaguru ariko uwo mwana mfite wa gatanu niwe natwaye agiye kwa muganga inzara y'insigira kwa muganga nk'amezi 6 ubwo bukeye ongerejwe baramubwira ati gutashye ujye mu rugo uzagaruka avuga nti ese uko kukugarutse uwo muganga yanze kugukorera iki atungutse ndarira ninde ukubwiye kugira ngo uze batagukora ibyo bagukorera ati nzasubirayo ubwo asubirayo ari mu kwezi kwa karindwi asubira kwa muganga asubiyeyo agenda bamuha igitanda araryama ngo bamukora ibyo bamukorera hari umuganga witwaga Steregisi niwe waciye aka kaguru nuko ngiye nsanga bamuciye akaguru ubwo ambonye atadenti aturaho ntego ngo amakuru se ni meza umutavayeri wari umujyanye ati wibwuma kumusakurisha ndaceceka ndamwitinga ngenda inyuma ye kugira ngo yo kumbona ati ntugume kumusakurisha ntunamwegere ngo agiye ibyo kuvugisha nawe muvugisha ngesaho mbona ubwo nakoze iki naragenda amanuka njya mu rugo njya iwacu n'izo iwacu ndababwira nti bamuciye akaguru bati
iwacu nabo baramfashaga vuga ureba hano vuga cyane baramfashaga yego umuntu bamwitaho kubera ko nari ntwite data wacu akajya ajya kumubaho nanjye nkabasha kugemura ariko kumuraraho data wacu akaba ariwe umuraraho ararwara amaze koroherwa bamuha ikintu bashyira mu kaguru ngo ajye amenya kukigenderamo ikintu kiramunanira cy'igiporotezi igihe cyambaraga mwene hano gutya noneho akagenda akaba muremure akaresha n'ino nzu ikintu akigenderamo kiranga ageze mu rugo ikintu agikuramo baradusezera turataha nuko ikintu ageze mu rugo arabanza arakiga wapi biranga araguma arakiga wapi biranga nibwo agifashije hasi nibwo bamuhaye imbago yego imbago zamunaniye ejo bundi arwara n'umuvuduko niho zamunaniye imbago zifasha hasi ubu ngubu ntahaguruka ntagira gute kugenda akuruza akabuno uriya mwana niwe waje kwiba ariko ati ni uku nguku mumeze nzi ko n'abaganga ntazi ukuntu mumeze naho ni uko nuko uyu mwana ati nabakorera iki koko ati ikintu nabakorera ntabwo nkizi pe ati ariko kizakorwa humura ni rwose urakoze yewe yaba afite n'agafaranga akakansigira ajya kumushakira agasukari cyangwa nkaguramo agafu cyangwa se nkaguramo n'icyo kiro cy'umuceri simuteze ubwo yatubayeho rwose ni ukuri kw'Imana mu ijuru nuko none se mukecuru wenda wakiriye gute kushura mbere mubona bamuciye akaguru wese byakira none se wabona ibikujeho ukaza kubyikuraho uti nyine ni ikibazo ni Imana yabikoze ntabwo nagombaga kumwangarira nose nari kumwanga nkamusiga we abandi barabata cyane cyane abakobwa bo mu mujyi ntabwo nase ni ukuvuga yuko hari undusha kuwuvukamo se wa mugani siho narerewe se siho navukiye se ariko ntabwo namwanga kuko burya ni ukuvuga ngo wanga umuntu se kwanga umuntu mwabanye nta kibi yakugiriye nta shinge nta rugero wajya kumwanga uti biragoye kandi Yesu yavuze ati utazikorera umusaraba wanjye ntabwo azaba wanjye nanjye yewe ni umusaraba yego ni umusaraba wanjye kugeza iyi saha njye nawe ni umusaraba umwe ni umusaraba wundi mpaka wowe nawe mpaka byari ubwo mpaka yego ariko uko mukundanye cyane mukecuru ni ukuri ni byiza kubera ibyiza yakoze kandi n'ubu uyu mugabo yakoze ibyiza cyane yandishije nabi nese unamuhora ubukene oya mbere mwe mumeze neza twari tumeze neza pe ni ukuri kw'Imana muri abakungu ariko dufite amatungo dufite ibyo kurya ariko ukuntu byayotse ntuze kubimbaza hari ibintu tujya twumva ngo iby'isi ni gatebe gatoki uwo mugani wose twari dufite n'urutoki ariko ntiwamenya ngo hano hari insina birayoyoka biragenda abana banyuse abana bacu Imana ishobora byose ntawe nakubwira ngo aramugira akamaro ntawe nakubwira ngo wenda yanzanira n'ikiro cy'ubugari ntawe nakubwiraga ngo aranzanira wenda n'umufungo w'ibijumba wa sekisa reka twiberaho gusa twitungirwa n'abaturage yego tugiye kugira Imana tubona uriya mwana arahingutse yigendera ni umugiraneza Imana imumugisha ni ukuri yego none se mwira mukecuru iyo utaza kubona uyu musaza wumva wari gushaka neza nari gushaka neza wenda Imana nabyo yari kubimpa ko namushatse wenda nari gushaka n'undi yego hagushima Imana ko wamushatse se ndayishima rwose yego ubu igitangaza Imana yadukoreye ubu turabana gutya dukoze yubile y'imyaka yacu tumaze twarayikoze mwarayikoze kuri Kiliziya Gatolika dufite yubile y'imyaka 2 imyaka 2 dusezerana bundi bwa kabiri
guhabwa yubile. Yego, harya ubwo mwashakanye ryari muri 40? Twashakanye muri 63. 63. Okay. Twasezeranye mu gusezerana mu rukiko, twasezeranye muri 61. Yego. Uzi imyaka mumaranye mubana mubanye imyaka 65 nyine ni myinshi. Imyaka 65 ivuze iki kuri wowe mukecuru? Ndashima n'Imana cyane yitumye tugeze aha ngaha n'iyo myaka. Yego. Ijambo ryiza mubwira muri kano kanya ku myaka 65 mumaze mubana ni irihe? Mbwira yise? Yego. Ese umuhamagara ngo iki? Muhamagara muzee. Atarasaza se ubwo muhamagaraga iki? Umuhamagaraga sheri? Ni sheri. Abakecuru abeshya. Ntabwo mbeshya. Umuhamagara ngo sheri? Sheri nyine. Yasha. Ni ukuri kw'Imana. Ni ukuri kw'Imana? Rwose. Uzi ko ibyo biryoshye. Basi kamuhamagare tubyumve. Sheri. Ngo ni iki twite? Yego sha. Uzi ko muri couple nziza, uzi ko muryoshye di. Ako gashyi k'urukundo ni ukuri kw'Imana. Niko. Nese mbwira iyo umuhamagaye sheri wumva bimeze bite? Umutima wanjye ubukeye. Eguka umutima wanjye ubukeye. Ubukeye. Tujye twumva ngo urugo rushobora kuba ijuru rito. Aha. Nibyo se? Nibyo rwose. Wowe nawe aho hari yaraterera. Uzi ko niyo uvuga bita bigaragara ko wishimiye urugo. Imyaka 65 ni myinshi. Ikintu gikomeye cyane ushima Imana muri iyo myaka 65 munakora yubile n'iki washimye Imana cyane kubwo urugo rwawe? Icyo nashimye Imana nuko iyo myaka yose twamaranye yaza kugira amahane, urumva ko iyo myaka mba ntayimaze. Ikindi iyo dusezerana no kwa padiri nkabona birimo guhinduka, ntabwo tuba twaragejeje kuri iyo myaka ya yubile. Yego. Ndashima Imana ko yaduhuje ikakomeza urukundo rwacu, ntabwo rwacubanganye. Ntabwo rwacubanganye na rimwe. Yo. Gusa Imana nayishimira iki? Yego. Ntacyo nayishimira. Nese mukecuru ko umwita sheri we akwita ngo iki? Mbese se akazina yampenze Kaswiti. Nako yaguhibye niko kwita? No mu rugo. No mu rugo ngo switi. Ariko ibyo ni by'ejo bundi bya switi. Tubimenye ejo bundi. Mbashaka. Ariko sheri yahozeho. Sheri yakwise sheri kuva kera. Sheri yahozeho. Yahozeho. Bana ishobora byose. Ngo tubwire rero umunsi wa mbere w'urugo rwanyu wari umeze ute? Ku munsi wa mbere ujya mu rugo rwe ukaba umugore we wari umeze gute? Nari nishimiye mfite umunezero. Uyu munsi wabwira iki ingo tujya twumva zishwana ntizikunda neza, agira mu bibazo, niba ari umugabo ugize ibibazo ugasanga umugore aramutaye, niba ari umugore ugize ibibazo ugasanga aramutaye, ariko wowe wabonye acitse ukuguru umunambaho aba umusaraba wawe nawe ubukwe. Yego. Wabagira inama ki? Yewe abantu b'iki gihe ntabwo babagira inama ngo bakwemere. Bakora ibyabo. Yego. Nanjye ubu ndi umugurutsi nkabo, nanjye mba naragiye. Yego. Ndetse n'iki cyatumye ugira umutima wo kuvuga uti reka ngume ku wanjye? Nagombaga kumugumaho. Yego. Bigatuma ntashobora kuba namwanga. Iyo wakunze umuntu ukabona nta kintu agukoreye, nta nkuna agukubise, nta gutoteje. Yego. Ubwo se namunganya iki? Wamunganya iki? Namutase noneho mbihereye. Mbihereye. Yego. Ikintu cyakugoye cyane ni iki nyuma gucika ukuguru mukecuru? Nagowe n'ibintu byinshi. Nabanje no kubanza nkifite imbaraga, nkabanza nkajya guca inshuro, yajya akambwira ati ariko se mwana naraguhahiye none kuko ubu ugiye kuvunika ngo urajya guca inshuro. None urajya ngo bigende bite? Ubu aba bana urabona bari bamaze kuba n'abakuru. Yego. Nuko
ubwo nkora gutyo aho naniriwe ndabyihorera tukajya dutungwa n'abaturage umpaye ibijumba nkateka ibyo umpaye ibishyimbo nkateka gutyo ubwo nibyo nakubwiraga sinzi ukuntu uyu mwana yaje asanga rwose atetse ati birahiye intego nyagasani ni ntabyo ati koko se ni koko ubu ntabwo urateka ni ntabwo ndateka nuko umwana mbere intwari ankorera ibishoboka byose mbega ngenda kubwira kugeza n'iyi saha turacyari kumwe muracyari kumwe arakoze cyane ndifuza gusubira inyuma gatoya ni nakubajije nti iminsi ya mbere umunsi wa mbere w'ubukwe bwanyu w'urugo rwanyu wari umeze ute nk'umwana w'imyaka 15 ikintu utajya wibagirwa ni iki ibyo nibyo ntakwibagirwa ni iki utajya wibagirwa icyo ntibagirwa ni uko urukundo rwacu rwahamye kuri iyo myaka 10 twararushikamiye rwose kugeza n'iyi saha yego amasezerano wowe nawe mwihaye mwavuganye hagati yanyu mubwirana amagambo muti ntituzakore gutya ntituzakore gutya ni nk'aya ntabwo wagomba kubwira umuntu ubundi nawe uribwira ku mutima yego niba se umuntu tuvuge ikintu kibi ni inkoni uzi umuntu uguhozaho imigiti yego sha akagutoteza mu magambo akagutoteza aho kugira ngo anantuke ahubwo yanankubita deja yego ese nta bantu babagira ishyari kubw'urukundo rwanyu ngo bakore iki ntabwo se harimo abantu banga ibyiza oya bari barimo ariko rero kugeza yuko bashatse no kujya banteranya ngo Manuel ngo yashatse umukobwa wo mu mujyi ngo ariko buriya bazashobokana ngo buriya ngo umuntu uzi gukaranga kuriya barazaga ntifite ibintu nkagabura nkagira gute none ahubwo ngo ariko ushangazi guteka kwere ngo arabizi pe ariko ntabwo bazashobokana ariko kubera umugambi w'Imana imigambi y'abantu ntabwo ariyo y'Imana kugeza n'iyi saha turi kumwe wa mugano nk'umukobwa wo mu mujyi ntabwo wigeze ubona ibishuko abagabo bandi baze ntabwo byaba ngo muce inyuma ngo muce inyuma yego reka ntabwo byashoboka ntibizigere binashoboka yewe nuko muzehe aragarutse mumuzane ntacyo ntacyo mumushyireho nta kibazo yego turakomeza tuganire nuko nyine ubuzima bumeze murakoze cyane yego muzehe mukecuru wavuze uti ni umusaraba wawe nawe uri umusaraba we kubera iki gute kubera iki gute ariko nawe wabyiyumvisha none se mbwira icyo nari gukora icyo nari gukora ni igiki atabaye umusaraba wanjye nanjye ngo mbuhe mpitamo icyo nari gukora ni igiki mbwira nawe oya ntacyo ni ukugira ngo nyine twigishe n'abantu bamenye ko umuntu agomba kwikorera umusaraba we yego Imana ibaho umugisha n'abantu bari kutwumva baze kubahesha umugisha yego murakoze reka muze tumushireho mikoro tuganire muze ndashaka kuvuga noneho amagambo utayarya utobora akusaza tugakoremo dushyiremo ubujene ari kuvuga cyane shyiramo akabujene akabujene yewe na mujene se tuba dusazanye wamuho suko ntabwo tuba dusazanye naza kumujene muze uyu mugore wawe mushimira gute njye ndamushima ko Imana yamumpaye niba tukaba tukiri kumwe ngo akwita ngo sheri hanyira sheri nkamwita switi ukamwita switi patiri rwose ntaterekana inoseko yawe bose yarabaduhemukiye ariko switi ni ukuvuga sheri nyine namureba ukamureba ni mama switi yego switi yego uze umwita switi mwita switi yego
yego nuko umukunda gute se muzehe iyo umwita Sweety wumva bimeze gute muri wowe mari manezereje cyane mu mutima wanjye yego yewe namushimye nuko twakoranye yubiri aka mwagize gute tukora yubiri mukora yubiri ndirwo dusigaje aka yego musigaje ka gatatu yego mwakoze ubwo yubiri agasiona take ko ni ka Sweety ni Sweety pe yego mana akomuze urwo rukundo rukuye hehe urwo rukundo urukundo rw'Imana yashyize gukuye kuyu mugore wawe gutyo wabikuye hehe ko abagabo benshi babibuze cyeka bicucu abibicucu nazo akangu washatse yego ntabwo bishoboka yego akangu washatse yego kuko Imana iba yabahuje wanze kumukoraho ijisho turimo turavuga ukamukubita akajisho ukamureba namureba Sweety yego ku myaka 65 mumaranye uracyamwita Sweety ukumva biravamo neza cyawo ahubwo ni waryoshye ahubwo niho aryoshye Imana yanjye urwo rukundo Imana itume rugera kure Imana izarukomeza yego ikintu mwifuriza gikomeye cyane ni iki aka kanya nuko nanjye nkunze nanjye nkamukunda bose yego akariya gashidi yo asanzwe akagukubita ariko disi Imana ishobora byose ndumva mbuze icyo mvuga si ubu nabona icyo kuvuga ugiye utavuga se wavuga n'iki uru rukundo ruteye ubwoba nawe utaje Imana itatanyije Imana yafatanije ntabwo nturi buriya mwana uriya ni w'Imana yasize nawe yarebye atura mutindi ko mbona mureba nawe ujya gute ateka njye musuhuza turaza tuganire nawe gatoya iminota 2 gusa none ndifuza kumenya ku munsi wa mbere uzana sheri wawe mu rugo wa mbere mu myaka ishize ikintu utajya bibagirwa ni iki namukunda cyane ndamukunda ndetse ndavuga ni nabo bamuzanye iyo bataga vuba uvuze gute nabo bamuzanye iyo bataga vuba nabo bamuzanye iyo batahaga vuba bazanye mu bukwe bw'umama Sweety uraho neza sheri ako kantu yego ariko Imana ishobora byose muze none se uru rukundo ukuntu ubu na mbere niko byabaga bimeze ahubwo byarushijeho niki cyatumye birushaho byara imfura byara ubuheta abyara ubuheture bireba kugira ngo abyara ibyara 12 by'umuvuko ko byarushijeho 11 yego ugushyizemo na mwana wawe wa mbere yego Mana yanjye none se atandukaniye n'abandi bagore washatse imbere uremeye igitego ahubwo uyu ni igitego abandi bagiye banaye bakagenda dusazanye yego ese mbwira nta bantu bakugirira ishyari cyangwa bakugirira ishyari ko washatse neza ko dore abantu bagira amashyari amashyari ntabura ariko kandi nawe ukabyivanamo cyane rwose ni byiza cyane reka dusoze ikiganiro hagati yanjye nawe sibyo ariko mukecuru ndashaka kumubwira n'izina ryanjye we Adera ni Adera Mukasine umukobwa wa Stanislas wisikira mucurango yego none se umukecuru muzehe yajyaga gusohokana ko muri abanyamujyi cyane vuga ureba hano unegere muzehe
twarasohokanaga yego mukishima tukajya gutembera yego tukamuza tugataha yego iwacu yego rwose mugataha mwishimye mana we kunaga kujya mu mujyi kwa sebukwe tukagenda bakatuzimanira cyangwa nanjye nkaba nabashiriye inzoga ubwo tukanywa bakaduherekeza tugataha yego bagera mu rugo nta kibazo yego none se wongera ijwi ndifuza kumenya uyu munsi wowe na muzehe iyo agukubita kariya gashyi k'urukundo uba wumva bimeze bite mukecuru aba ari urukundo nyine nkunzi ari ugukunda rugukotse yego wumva bimeze bite se nk'uko nguko yagukubitaga ubwo ibyishimo biba byandenze yego hari umugabo wamugereranya nawe kuri ino si hari umugabo wamugereranya nawe kuri ino si ntawe abo ni ba gisahuzi ni abantu barwana ndewe sinigeze ndwana uri umaze namugereranya nawe ntigeze ukubitwa reka reka kandi bagenzi bawe barakubitwaga barakubitwaga nyine yawe imana ishimwe kubwo uru rukundo rukiriho ntabwo twe tuzi ko urukundo rukibaho yego eee twebwe turarufite mwe murarufite eee ariko nanjye ndarufite yego ntabwo ari bose bapfuye yego imana ishimwe cyane cyane mwakoze rero ko hari natwe mu kiganiro ndifuza ko wowe uba wicaye hano ubundi Yvette akaza akambwira iminota mikeya uburyo yababonye uburyo byagenze Yves ngwino banguka yego aka kantu gafate gutya Yves nuko aba basaza baragushimira byagenze gute kugira ngo uhure nabo iminota 2 unatubwe n'ibibazo byabo iyegereze mikoro Yves uko ngoko yego abasaza kugira ngo duhure batuye imwendo ngiye ntuye mu gace ka Norvège nahagiye nari mu byo kureba hano nakinira film yego kwa kuntu ushobora kujya ku rugo wenda ngo ujye gusaba amazi cyangwa ngo babaze wenda nk'amakuru yaho hantu bitewe n'ikintu ushaka yego nibwo nahageze nyine nsanga uyu musaza ari kugenda akuruza ikibuno kuri mwabibonye noneho umukecuru kumuterura biramunanira mbona ni ibintu nyine binkoze ku mutima yego bya binini arinje kubabaza ntago ari byo nababajije natangiye kuganira n'umukecuru ndibuka icyo gihe namusabye n'amazi yo kunywa aravuga ati se uru rugo nta mazi arimo nambwa turetse n'amazi uyu musaza umusukumira gutya kunanirwa kumuterura ntabwo twigeze turya ntago ari byo byari binzanye mu by'ukuri narinje kwirebera hano nakina amafilime ibintu nk'ibyo kuko hari mu cyaro batangira kunganiriza ubuzima bwabo binkora ku mutima uko mbishoboye nkaza kubareba ko muze sinzi niba yigeze kubabwira naramubwiye se kuguru ni ibintu byizanye cyangwa ni uburwayi nyine arambwira ngo yigeze kuba agiye guhinga mu murima mu nkuka sinzi ngo ni hebo numva ko ari mu murima noneho agezeyo ngo igiti kiramusharura kimusharura bifata nk'ibintu byoroheje hanyuma arakarwara akaguru karabyimba nyine niko kwisanga kwa muganga bagaciye abimbwira gutyo ariko njye cyankoze ku mutima icyo gihe umukecuru we yakomeje kujya mpamagara ntabwo yigeze ata nimero yanjye akarakomeza kujya mpamagara akambwira ati muzehe yabuze amata yabuze iki nanjye ku bushobozi bwanjye bukeya nuko twabaye inshuti nkajya mbaba hafi gutyo Yves warakoze cyane wumva akanya se umuntu wo ku nkuru yanjye uri kumva kino kiganiro yabafashe gute Yves mu bigaragara kubona umusaza umwana gutyo ukubwira ngo nabwiriwe kandi wenda byarabanje kubaho neza ukurikije amateka yabo ni ikibazo nk'uwabafasha wenda kuko n'inzu babamo ngo bayubakiwe muri 62 ari ubufasha ni inzu y'ibiti iranyagirwa ni inzu y'ibiti ubona igiye kuzabagwaho ikindi nacyo muzehe yavuga ko bimubereye byiza ngaho kugenda akuruza ikibuno kuko iyo akuruje ikibuno kuriya ipantaro imyenda yambaye iracika no kongera kubona undi bikaba ikibazo nta gare afite rero wamufasha ndumva yashingira kuri ubwo buzima wenda nk'umuntu wari warabayeho cyangwa ufite ubumuntu nyine akamufasha gusunika imyaka yiwe akareba ko wenda yanasaza neza Yves warakoze ongeye uvuga nimero ya telefone yawe dusoza ikiganiro ubundi uzabashe kuba ikiraro cy'abantu babagezaho bafite na telefone nabo
nimero nanjye iyo nibo bampamagara kubashaka ni ukubashakisha amaguru ngewe ndabyibuka ko tuje wagomba kujyayo kugira ngo tubashe kuvugana numve ni nakure cyane ufata moto kugira ngo mve ahantu waritanze nzi ko nanjye ntabwo byanyoroheye kugira ngo uyu munsi ugerweho byagusabye nyine nawe uhozaho pe kuvuga nimero ya telefone ni 0788 19 5 6 3 5 5. urakoze cyane. Yego.